wari muremure cyane. Hari abantu benshi bagiye banyura mu bibazo bikomeye birenze wenda n'ibyo ngewe ndi kunyuramo cyangwa se maze igihe nyuramo cyangwa n'ibyo nzanyura mu minsi iri imbere, kandi barenze izo etape, abantu batera imbere bagera ku rundi rwego rw'iterambere. Nanjye icyo nsaba Imana ni kimwe, ikindi yarakimpaye. Ndayisaba uburinzi bwayo, kundindira umuryango, ntitunaburara, ntabwo tuzaburara kabiri. Bwa gatatu tutagira utugaburira, natwe izaduha imbaraga dukore twigaburire, izaduhindurira amateka. Naraye ngenda ijoro ryose, iryo joro ntabwo naraye mu Rwanda. Ntabwo ndibabwire byose. Ku munsi ukurikiyeho kuri 19 abana bari mu bizamini, iwanjye aho ntuye bakunzi ba Rita TV show, tubahaye ikaze kuri iyi TV yanyu. Imbere yanyu muramubona ni Rita mwenyewe. Rita, uraho? Muraho neza. Amakuru wirute? Niwe neza. Ko dafite morale byakugendekeye gute? Ni ihohoterwa rikorerwa abantu. Ninde se wabikoze? Ukwezi. Uramukunda ariko? Mukunda nk'umunyarwanda. Okay. Ngaho rero suza abakunzi ba TV yawe, TV yacu, TV y'abanyarwanda bose, ariyo Rita TV show. Arafu unatugezeho ibyo wageneye cyangwa se ibyo bateguriye ku niba ari ubusesenguzi, niba ari amakuru, nibyo ntaramenya neza. Tubwire. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rita TV show. Uyu munsi wa none murabizi mu busanzwe, mu buzima busanzwe murabizi ko tubakunda. Buri munsi iyo dutangiye ngomba kubabwira yuko mbakunda. Imana ibampera umugisha. Ariko tarajya kuri bantu mukunde iyi TV yanyu, TV ya Rita TV show. Mumbabare mujye mwinjira mukanda like, abatarakanda subscribe mubikore, comment, bas like yo kuko ituma abantu benshi bareba kino kiganiro twateguye. Please mubidukorere, kandi turabasabye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mubarikiwe. Come on Rita. Icyo nashakaga kubabwira uyu munsi wa none ni ihohoterwa rikomeje gukorerwa abagabo mu Rwanda. Havuyeho Noel, hagiyeho Theo Ukwezi. Theo Ukwezi buriya adahunga no kumwica, bari kumwica. Yes. Kandi abari muri operation mwese ni hahandi turabizi ko havuyemo umwe akamuburira muri mwebwe mwari kumugambanira. Havuyemo umwe niwe yamuburiye aratoroka n'umuryango. Rero sinzi impamvu mukomeje kwicana. Famiye ya Noel, autopsy yaje kugaragarira abagiye gupimisha hanze. Kagira inkuru yarasohotse. Nako se ko byatangajwe yuko atari urupfu rusanzwe. Baramwishe Habimana Noel. Akaba ari nayo mpamvu ikomeye itumye Theo Ukwezi atoroka ava mu gihugu. Kubera ko we yatangaza gukuri. Ngewe rero hari ikibazo njya nibaza kwiri. Kuki umuntu wese utangaza ukuri mu Rwanda basa nkaho batashaka ko ukuri kumenyekana, mbese bayihishe mu cya giterabwoba cyabo bakunda gukoresha, okisema bagushimuriza imbwa zigera mbona zitereka ari 3 zimoka cyane, bafite imbwa 3 ziterana zikamoka zamokeye Theo. Mana yanjye, imwe nifite ukuboko, indi nifite agahanga, indi itaye bitapfu. Yatobotse mu gahanga. Mana yanjye, ziramoka. Reka mbabwire, sinshaka kubita ukundi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntawe bitabera. Ya nawe vugisha ukuri. Imbwa umugabo mbwa
aseka imbohe ntabwo tubita imbwa nk'abatukanye nawe bitabera ni umugani nyarwanda Rita umugabo mbwa aseka imbohe izo ni imbwa zirimo guseka n'abandi badusetse nuko kandi ubona uvuga ngo ni imbwa nyambwa koko ndeka mbabwire ntawe bitabera kuba impunzi niyo mpamvu mwebwe muri mu gihugu mwicaye muri muri idegembya mugambanira abantu mwicana nushaka uzicecekere kuko uzasanga uwo wahohoteye uwo wiciye uwo wagambaniye ari ukwakiriye kera se kantu murakumva ako kantu murakumva Rita wanije iminota 2 nguce mu ijambo nta kibazo kera nseka abantu bajyaga bavuga ngo kinani napfa Habyarimana ngo impundu zizavuzwa ese izi nizo mpundu mukeneye nizo murimo kumva zo kwicana gutyo abantu bicwa gutyo izi nizo mpundu koko Habyarimana rero Chameleone yararirimbye umuhanzi wa Uganda ngo basima ogenze ngo abantu bashima batakikubona Habyarimana basigaye bamwicuza bamwifuza baramushaka nago bakimubona kuko ingoma yaje ari kirimbuzi kuko bagatatu ya Habyarimana none dore kuna abantu barimo gupfa dore kuna abantu barimo guhunga igihugu kera Habyarimana ari president nta muntu wapfaga guhunga nukuri kw'Imana abantu birwaga bari mu munezero bidagadura bameze neza ariko mureke mwumva ingoma kirimbuzi sha muyisogongeresha muyisogongere mwese abantu mwari mugiye kwica ukwezi tewe twabamenye kandi namwe utabavuga se namwe durabagera amajanja ako Rita ubuse byabaritera bwoba bajya bavuga ngo reka nanjye bacira umugani bajya bavuga ngo urucira mukasa rugatwara nyoko mwifurizaga ari yuko tewe ukwezi apfa kubera ko yatangaje amakuru y'ukuri avuga kuri Noel Habimana yapfuye agambaniwe n'uwizeye Claire n'amahabaraye yo ngo ni ibikomerezwa ngo ntibivugwa ni ibiki mu gihugu abangabo nabaki bakora iki barica bagakiza nyine ni interahamwe se ubundi kuki bavuga interahamwe wabonye mu ngando wigeze babona mu ngando z'interahamwe wigeze babonamo abajenerali nako abo ngabo basoda interahamwe ariko zari interahamwe zatojwe n'ubuterahamwe hako ntabwo ari bariya vuga ngo ni inkotanyi zabihemu oya ni interahamwe ahubwo zabihemu kubera yuko interahamwe ni yihohotera umuntu uri innocent oya interahamwe ntabwo bisimbura ijambo guhohotera interahamwe ryari izina ryiza no gutera hamwe no gushira hamwe ariko uburyo twakuze turyumva nanjye ndivuze mwebwe niyo mubivuga gute ariko urumva ni kubera iki interahamwe ni izina rizakosoka reka ngwerurita interahamwe ni izina rizakosoka anytime rikazomva rimeze neza ahubwo icyaha kikajya ku muri kosora mukadusobanurira impamvu kimwa mwisi interahamwe tukabimenya nitwe twazise interahamwe karizo zise n'abatutsi bazise interahamwe baziremye baremye umutwe w'interahamwe ibintu by'amoko byarabishe byarabamaze ku mitima n'utabivuga byaramujogoye ese reka mbabaza ubu abayobozi bose bari mu Rwanda nta muhutu urimo ese ubundi ibyo bihutu byicaye mu buyobozi byo bitavuganira abagenzi babo bari kwica bamarana kuki ibyo biticara ngo bihaguruke bihagarare bivuga ati no turi umuntu umwe kandi bigura ore wake yibeshya bivuge nta bwenge mugira Rita ntago babikora nawe ari wowe ntabwo kubera se batabikora uzi impamvu se hariya mu Rwanda uramutse uri umuhutu ukagira ijambo mu Rwanda hakeneye intwari none se ntago ugize wumva igituma se umuntu witwa Inusa Ingabire Victoire yavuze ijambo azi ko ryanditswe noneho rizanasohora ati abahutu wivuga Ingabire Victoire ni intwari aravuga ati ese abahutu bo bazibukwa ryari koko abizi neza ko bizabaho very soon bazabikora vuba na bwangu bigiye kuzabaho abahutu bahabwa ubutabera nabo bagire kwibukwa nk'abakorewe itsembatsemba genocide. Reka mbabaza abahutu muri mu Rwanda mwese muzi yuko hakeneye intwari ni ikisi. Intwari ni umuntu uhaguruka akavuga ati ntago bikwiye bashaka bakakwica cyangwa bakagufunga nka Ingabire Victoire ariko ijambo ryawe rikagera kure. None se
kubizi neza ko Kagame atazuyaza mu kwica uvugire ku butaka bw'u Rwanda. Ntabwo mbizi. Oya uko urabizi yakwica. Ntabwo ashobora nawe aranavuga ati nakwica nkagomerera nabi. Mu ijambo ryose avuga kukwica. Na wibashuka ntazagira umuntu ubivuga rata. Mukomeze mubinyuze mu zindi nzira ariko afazari nobona umutima ugiye kubyimba. Hunga igihugu. Oya ngiye icyo mbasaba no gukundana. No gukundana yaba umuhutu, yaba ari umututsi, yaba ari umutwa. Service akeneye yimuhe. Ntigambanirana. Mwikwicana. Iyo no kwikira igitugaseka kuriya ngomere hariya. Ubu abantu mwese mufite amashyarite ukwezi koko. Inzu yaryamaga mwe ntimwaryamaga. Inzu yaryamagamo mwabitera hamwe mwe ari mwebwe. Ngo ni ba input mind na ba magashi. Inzu Theo ukwezi yaryamagamo ntago mwe mwaryamaga. Theo yavuze ngo Kaboko we no umunyabwenge kurusha biri ibindi bibicucu. Ngo umunyabwenge nawe ari umwicanya ari umugambanya ari umugome ari umutindi. Niko yavuze nawe. Umunyabwenge ki? Ko nawe ikuzimu uzajyayo. Ko nawe umubiri wawe uzabura. Uri umunyabwenge ki wowe? Bo bakwita Kaboko yaba ari ubwo bwoko bwose babucaga. Noza niyo makanzu noza amagashi yifurije makanzu ngo cyampa bakamukora ukugundi kuguru. Wene uzi guhengeza Kaboko we. Wowe nakazungu. Wabo hamagaye turi live kuri Rita TV show. Sinzi niba ufite igitekerezo ushaka gutanga muri aka kanya twari turi live cyangwa se ushaka Rita bwite ku giti cye. Uraho ushaka Robert cyangwa Rita? Muri Masisi? Okay shiti yanjye. Ubu rero turi mu bigendanye na gahunda z'u Rwanda nibyo turaza kuvugana nyuma mu kanya gato turaza guhereza umuvugane nabo badaye. Kaboko yamugarutseho mu kiganiro tugiye kumva cyagizwe nande remisi na Theo sinzaniye mvuze mana wamaye kino kiganiro niye guseba. Theo humura icyo nzwe nabo bose arinzwe n'Imana bahungetwa. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo autopsy ya Noel yagaragaye ubundi yarapfuye. Yes twamenye ukuri ariko yarapfuye. Dukumire abandi kugira ngo batazapfa bamusanga nk'abo bose. Theo yamenye wa mugani ntuza yiwe bayita ukwezi. Yamenye ubwenge. Yamurikiwe n'ukwezi kwe. Arahunga kuko iyo adahunga bagenzi. Wowe nkuri yakabaye gukuri gusesuye kose. Uyu akaba yaraye mu cyumba cya ubu Korode arimo ashinyika ya myinyo yiwe ni ese ubundi Korode we wigize iki mu Rwanda wowe? Wigize iki? Kamana ngi iyi nuza imiyise uri umuhutu nk'abandi uri igitera hamwe nk'abandi watuje ugatuza ukarya make ukareka kugambanira abantu. Buyereka ngo usetse niba hari ikintu cya mbere cyane agahinda mu Rwanda buri abahutu nibo ba mbere bakora kavuye kurusha kwikundishwa mbese akica abahutu bagenzi be. Urumva bakora ibintu bidasanzwe kugira ngo inkotanyi zibemere bakagambanira bene wabo bakabicisha bakavuga ubusa those guys mana yanjye bikundisha ku nkotanyi kandi inkotanyi nago zijya zikina mwamushinyika nabo babareba mu bwonko barabanga uburaho ngo baguhaye ubufaranga ukajya kuvuga umuntu ukajya kugambanira umuntu ukajya kumwicisha nawe iyo kijosi cyawe bazakinyonga. Utanga amakuru ukakira amafaranga ariko nawe fayina barakunyonga ntago bakina. Abasirikare aho bava bakagera ntuzabakinisha.
numvaga Theo ati hari inzego nyinshi zikomeye mu Rwanda. Oni Theo nigeze gukora inkuru y'ubuvugizi nkorera ubuvugizi umusirikare uragize ibibazo muri umusirikare wari umukuriye si wa battalion ye ari muri mission Darfur aza kugira ibibazo bya paralize. Icyo gihe afande Innocent Munyengango yari lieutenant colonel, icyo gihe niwe umuvugizi w'ingabo. Yarantumije njya muri minisiteri y'ingabo hariya rwose Kimihurura. Ninjiyemo nibwo bwa mbere ningiye muri ahantu nabonye harenze ukuntu abahatekereza. Nagiyemo aranyakira amagakawa, ni nayo mpamvu nagiye muri commentaire z'abantu ngo buriya ngo ugiye hanze ugiye kumena umuceri, ugiye kuvuga ngo nakatavugwa, ugiye kuvuga ibi bya FPR, ugiye kuvuga ibi bya Perezida Kagame. Mutegereze kuzageza muhirye, ntabyo muzabona. Umuntu wangiriye nabi nabonye imikorere ye mibi mfite uwo nzabibwira akabyumva. Reka njyewe iyo muvuze ngo ubuyobozi bw'u Rwanda muransetsa. U Rwanda ntabwo ruyoborwa n'abantu bameze kimwe 100%, kuko bavuye muri sosiyete yacu ubwawe niba ifite ibibazo by'uko abantu tutameze kimwe. Hari abagakarengane, hari abagakunda. No mu nzego z'ubuyobozi hari ushobora kurenganya abandi, ariko hari n'abantu bazima. Ndibuka rimwe ubwo duheruka kuri nibyo police nuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda bose si babi, harimo abagifitemo ako bumuntu, ariko bakabura iyo bakira nibamera. Noneho we urumva kugera muri leta major ariko reka mbabaza, ubundi iyo muvuga amabanga samabanga baba bavuga babaza yahe amabanga nayo bazi. Rega ubundi amabanga bavuga y'amabanga yo batinya ko abantu bahishura amabanga ya RPF na yaheze kugenda so gahishura aho batabye abantu babica babakwita amafuni kugenda se hari utazi se ko inkotanyi zishe nawe utabizi. Niyo mpamvu mbwira abantu n'iki gihe ntabwo ari cyo kuvuga ngo tujye kwita ku bintu ya RPF. Noneho uyu muhungu nako uyu mugabo avuze ijambo raryumvishe ngira ngo arivuga iki kuba mu Rwanda abantu bose suko ari abagome nkuko tubitekereza. Niko bimeze. Nibyo nababwiye ati ngiye ntago nkora politiki, ariko nkora inkuru ikora iki? Ivuganira rubanda. Abaturage. Ariko nyine kuvuga ngo muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ntago abantu bose ari abagome. Iyo haba se ari abagome ariko abagome barimo n'abagome bakaza. Kute ushobora kwicisha mugenzi wawe kweli? Nta sambu mupfa, nta nzu muhuriramo, nta sahane muhuriraho ngo murasangira, buri umwe wese akora ibye. Gute mugambanirana? So novuga ngo utusubiye inyuma abakunzi ba Rita TV show bamenye neza ko icyatumye Theo ahunga yahunze abagiye kumwica abagambanyi, ndetse azira ko yatunganyije agashyira mu busesenguzi bwe akavuga neza inkuru ya Claire ukuntu yishe umugabo we cyangwa yagambaniye umugabo we Noel. Bagomba kubimenya ko ari cyo yahunze, kuko Theo Ukwezi atangira kuvuga inkuru ya Noel y'urupfu rwe n'uburyo yatangiye kugambanirwa. Yabivuze ntacyo ahisha. Yavugishije ukuri kandi agerageza gukora research ya buri kimwe cyose ashyira ku meza. Rero navuga yuko igitumye ahunga n'abantu bakomeye bari babiri inyuma, kandi ari nabo bagambaniye nde Noel Habimana. Hanyuma rero nkubaza akantu gatoya, ubwo abantu bose barakureba baragukurikiye, bategereje kugira ikintu uvuga cyerekeye naho Theo yaba yarahungiye. Ese yahungiye muri Uganda, yahungiye muri Tanzania ngo twabibonye ko nuza kuri yajijishije sha ntago ari farce mwagiye mureka. Ahantu yatorotse umwana we ari muri anniversaire ninjoro nimugoroba, ari muri anniversaire akarara ageze mu gihugu, urumva ahantu ari hehe? Mweyo mutekereje mwumva ari hehe? Uretse n'ibyo wibaza n'ibyo gutyo, jewe ndimo ndatekereza Rita, ari no buryo abantu bose bahungira muri Uganda kubera ko ari igihugu kirimo umutekano. Hano ari impirimbanyi z'impunzi cyangwa z'abana baba Uganda bahagurutse barwanya ibitekerezo byo gushimuta kwa RPF hano mu gihugu. Harimo Bonabana Prosi, harimo
na witwa Sura Niwamanya n'ubu ruracyageretse ntago baratuza baryamiye amajanja ngo hagire umunyarwanda n'umwe ushimutwa cyangwa ukorwaho feri ya mbere n'imbere ya Museveni. Ibyo byose no kubashimira cyane by'umwihariko njyewe biri special koko igihe cya mbere nta muntu utinyukaga kavuga ku Rwanda babaga baje bakavugana n'abajenerali bamwe bakatuyora bagatwara abantu bakajya kubica nk'uko bishe Joel Mutabazi. Yes, ngaho bashimire bambe nka CEO wa TV yacu dukunda cyane. Ndabashimira cyane 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 by'umwihariko bona bana Prose batazira ngo Queen Queen ariko abantu bamuzi kuri bona bana Prose. Ndamushimira cyane by'umwihariko kubw'intambwe atera kandi ari umuntu w'umubyeyi ari umuntu w'umumama akarwanira ishyaka abanyarwanda bashobora guhohoterwa muri Uganda na timu ye yose ndayishimira by'umwihariko. Ako bamwitaranya na Queen wundi umubano no ni Queen nge mbabwiye bona bana Plus bona bana Plus ushaka mukureho na Queen no bona bana Plus ndamushimiye by'umwihariko kubwo nanjye yarantabaye yatabaye umugabo wanjye ni nawe wankujemo ni nawe wamukuje muri barimo mujyanye yahise aforoninga imbere ya president arambwira ati mukuri mu mwana wo kwa Rwigema Vavo ibi bizageza he zadutera ubwoba mwirirwa mwandika ama message kuri comment mudutera ubwoba mudutuka mutuvuga nabi ariko twebwe turi imbere cyane dufite ibyo dutekereza mwe mutazi. Yes, muvuga abahutu koko bakiri mu moko Uganda yarabasize kuri imyaka ishize ari ngaye bavuga moko barirwa bareremba ibyo ikibazo mu Rwanda nago babivuga mu buryo busesuye babikora mu buryo buzimije ku buryo ariko hari n'ugize kubona nabonye bivuga mu mugingo hutuwe wagitera mwabitera hamwe kazimwe ubu naramubonye ariko mu Rwanda ntago bapfa kubivuga direct mu Rwanda ntago uvuga direct ariko bubari ku mutima ubutindi wari ku mutima. Yes, ntago bo babisohora nimba nahangaha barabivuga bakabivuga ukumva biri ibintu biri ize nta n'ubikomeza niyo wabwira umuntu ngo ni ntera hamwe nawe ubikomeza ariko mu Rwanda. Hanyuma rero tugana ku musozo turashimira abo bose baharuye inzira kera umuntu yabaga mu Bugande hano ari impunzi n'igihe twaziye yaracecekaga ngira ngo nitwe twatangije urugamba rwo kuvuga tugafungura iminwa yacu tukavugira no mu butaka bwa Uganda ari njyewe n'amakanzu nitwe twafunguye inzira yo gutinyuka kwatakinga kiriya gihugu nanjye ne kwishira imbere cyane umuntu wabanje gutinyuka gashamburiya hakuriya no muntu witwa Makanzu Benjamin Mobutu Mpunga Putu niwe wabanje kwataka tuvuga ngo noneho baragitwara ariko twabaga tumurinze kando aho ngaho ariko aho byaje kubera ngombwa twaje kubona ko duceceka u Rwanda rurakomeza kuba agatobero kariya gatsiko ariko nakunze umuntu witwa Yvode buriya zikureba kureshaho numva ngo bajya bavuga ngo sina Gerard areba kure ngo nijisho rye kubera areba mu kantu buriya uriya mugabo areba kure yahise avuga ngo agati u Rwanda ruyobowe n'agatsiko k'amabandi kandi ubu none ariko n'amabandi koko bagiye kuyiba mu babafatiye mu cyo president ngo ariba anahise nijoro iyo nibirasekeje perezida Rabaka sekete mvuza abagambanyi bashakaga kwica ukwezi Theo ukwezi rwose ikomerere Imana ikundindire n'umuryango wawe yego kandi mube safe mutuze ibyo ahubwo uzabona n'ibyo utaboneye mu Rwanda. Amina. Sawa rero murakoze cyane bakunzi ba Rita TV show tugeze ku musozo wacu nuko dushoje tubasezeraho kandi na Nyirubwite CEO aduha kajambo ka bye.